yavuze kutizera icyaha bigukura kuba umwana w'Imana kuko ibyaha byo tubigwamo buri munsi na Bibiliya zivuga ba Dawidi bagiye babivuga ngo mu byaha nimwo mama yamzariye ibyaha turabikora ariko iyo turyamye ntiturambarara turabyuka twibuka ko hari umurengezi nico gituma ibi byaha byose dukora ntibizatubuza kuja mu ijuru benshi bizera yuko ababarirwa kuko yongeye gusaba imbabazi ariko Wibi batanga silence y'agakiza iyo wizeye Wibi yitanga cyangwa niko byanse muri ni Bibiliya bivuga ubwo navuze teologiya uko yigisha batanga silence y'agakiza kuko twarababariwe ntabwo Yesu nicyo cyazanye Yesu yakoze icyaha si ngombwa kugaruka ngo usabe Imana imbabazi vungu ntabwo ari ngombwa ngo ngaruke wowe nagusaba imbabazi kuko wenda nagukoreye icyaha ariko Imana nziva mu Mana imbabazi akujya tuja gusenga mu Mana tubabarire turabanyabyaha turakiranirwa turabanyabicumuro turabo gupfa ntabwo bikwirera amasengesho si ngombwa aho usanga mu ikanisa hari mu gukorerwa ibintu bimwe biteza impaka by'umwariko navuga nk'igisirimba kuri none baravuga ati ni gute abantu bakenyera mu ikanisa abantu bagashinga amaheneka mu ikanisa abantu bagakora ibintu rwose bigaragara nkaho ari amarangamutima abashumba barebera bakabihorera mwabivugaho iki nk'abashumba kandi nanone bize by'umwihariko barangije Bibiliya kandi ko kwihana tibisobanura ngo ni Imana mbabari kwihana ni uguhindukira niba wari umusambanyi ukaba waguye mu cyaha cy'ubusambanyi reka aricyo uvuga kuko akenshi nicyo gikorerwa mu buryo bw'ibanga kwihana kwawe uri umukristo wamenye Imana bireke n'uguhindukira ugafata iyindi nzira kuja gusanga pastor umubwire ngo narasambanye mbabarira kuko niko benshi babikora gikenewe cyane n'ukubireka ntabwo nonenga ngo uyu nguyu kaba babandi usanga bagira bashiraho indaraza akaza kuri wa wundi cacaha wenda nawe agiye kukibwira nawe anawaza gikora mu by'ukuri murabona ko iki kiganiro turagikoze ariko n'ubu dusize confusion mu badukurikiye kuko hagati yanyu hariho kutemezanya kandi murangirije hariya kandi simwe gusa n'abandi bashumba benshi niko bimeze kuba murangije urumva intego yo kwiga kwanyu ngira ngo nukuja kubwira abantu ubutumwa bwiza ahatandukanye n'abataramenya Yesu bakamumenya niki mwabwira bano bantu batarumva izi nyigisho niki mwabwira bazumvise kuko nabo barazivuga impaka zikaba tubifurije ibihe byiza mwese mudukurikiye kandi tunabashimira twongere tubahe ikaze kandi muri iki kiganiro je nitwa Bonfils Gapangwa Muhumure kuko nabibasezeranyije ubushize ubwo twasuraga abanyeshuri biga kuri Wibi ni ikigo ca Bibiliya kiri Buruburu hano mu mujyi wa Nairobi muri Kenya twaganiriye na bamwe mu banyeshuri barimo barangiza ariko kandi tubasezeranya ko tuzashaka n'abashumba baharangirije bazwi musanzwe mukurikira kugira ngo tuganire nabo uyu munsi rero turi kumwe nabo muraza kurikira kino kiganiro kuri BMC Radio and TV ndetse no kuri Mind TV kuko ndi kumwe na mugenzi wanje Etienne numwe muri aba banyeshuri turaza gufatikanya mu bibazo kuko we anasobanukiye byinshi mu bijanye n'ibi tugiye kuganiraho reka mbaho umwanya babibwire hanyuma tuze mu kiganiro duhereye banyita Manyana Ndoba Theodosi bakunze kumwita izina rya mama nene niryo rizwi cyane uwo nguwo rumwe mu barangije theology nawe yego murakoze cyane je nitwa Sebagabo Felix naje ndumwe mu barangirije kuri iryo shuri nanjye nitwa Bigege Rukema nkaba ndi umunyeshuri urangije ishuri rya Bibiliya kuri Wibi nkaba ndi umushumba mu itorero rya Zion Temple Kasarani reka twinjire mu kiganiro abadukurikiye murumva ko noneho impaka nyinshi zagiye ziza ku bijanye n'izi nyigisho z'ubuntu bwa Yesu cyangwa ubutumwa bwiza nkuko bakunze kubivuga abana abashumba bamwe muri bo bize theology ku bindi bigo bitandukanye ariko none bongera kuza kwiga hano turamenya ukuri noneho tutamenye hari n'abavuga ati ziriya n'inyigisho z'abana bakiri bato abasore
ibyo byose turaza kuba tubigarukaho muri kiganiro. Reka wenda dutangire mbabaza buri wese kandi kubera ko muri benshi ndabasaba kunsubiza mu ncamake impamvu nyamukuru yatumye muza kwiga kuri iki kigo ca Wibi kivugwa kitavugwaho rumwe na benshi bavuga ko cigisha inyigisho z'ubuntu, inyigisho z'ubuyobe. Nizihe buri wese wenda afite impamvu ye? Yego, njyewe icyatumye nza kwiga kuri iri shuri rya Wibi ntabwo ari ryo shuri natangiriyeho, hari irindi shuri nari nagiyeho ariko muri Kenya. Muri Kenya ariko ntiryakomeza, riza gusa nkaho ridakomeje. Nyuma nza guhura n'umuvandimwe ambwira ko yiga ku ishuri nyine, sinari nzi ko ari Wibi, anjyana ngiye kwiga. Hageze nsanga nyine ni kuri Wibi, mbese ni nk'uko nahagiye. Yes, Reverend, wowe kugira ngo uje kwiga kuri Wibi usanzwe uri umukozi w'Imana kandi ushumze n'itorero. Ririya shuri na ziriya nyigisho ziba hari abantu benshi ntibazizera, bazitiza ubuyobe. Wowe wahagiye gute? Ya, murakoze cyane kuko mubivuze, umuntu wese yagiye kwiga ku mpamvu ze. Nta wagiye wenda ajanywe n'undi cyangwa afite intego imwe na mugenzi we. Ngewe ku giti cyanje nja kwiga kuko mugenzi wanje bivuze siho hambere nari ngiye kwiga, ariko numvishe gusa mpatiwe kuja kwiga. Ngewe icyo nari nkeneye n'ubumenyi. Ishuri ryose nabonaga nagombaga kuryiga, kandi n'ubu ngubu mfite n'inyota yo gukomeza kwiga. Ahandi hose nabona ishuri kuko ubumenyi burahaho. Rero ni muri iyo ntumbero nagiye kwiga hariya kuri Wibi, kandi nakuye ubumenyi butari buke. Pastor Bigege, wenda muri ico kibazo nabisubirize hamwe. Wize ahandi henshi niko nabwiwe, wiga Bibiliya ariko urongera uja hariya, urongera uja kwiga hariya kuri Wibi. Itandukaniro ry'ibyo wize hariya n'ibyo waruzi ni ibihe, cyangwa se nihe ntego yatumye uja hariya? Reka baze ko sore ayo makuru wahawe, ntabwo nagiye niga ku bindi bigo bya Bibiliya aho bigisha inyigisho za Bibiliya, ahubwo nagiye mpabwa amahugurwa atandukanye y'ijambo ry'Imana. Mbese ngenda nasoma n'ibitabo byinshi cyane bijanye n'iyobokamana. Kuvuga ngo nagiye niga wenda andi mashuri ya Bibiliya, ntabwo nta yandi mashuri nize ya Bibiliya. Usibye gusa nyine kuko nari mbivuze, nagiye mbona amaformation atandukanye ibijanye n'iyobokamana. Hanyuma rero icyatumye nza kwiga hano kuri iri shuri cyane cyane doctrine yaba ari inyigisho z'ubuntu bw'Imana, nuko mu by'ukuri kubera ko nagiye nsoma cyane ngenda niga cyane, numvise nkeneye gusobanukirwa cyane icyo ari cyo ubuntu bw'Imana. Noneho ngira amatsiko ushaka no kumenya kugira ngo mbashe gusobanukirwa, kugira ngo mbashe kumenya byinshi mu rwego rwo kwiyubaka mu buryo bwo mu mwuka. Ni icyo nicyo cyatumye nja kwiga hariya kuri iriya shuri, cyo kimwe nuko hari nari buje no kurindi shuri, ariko cyane cyane kubera ko amakuru nari mfite y'iriya shuri numvaga ko ari ryo noja kwigiraho. Numvaga ari ryo noja kwigiraho kuko numvaga nshaka kumenya cyane ubuntu bw'Imana icyo ari cyo. Yego. Yes, twinjiye mu kiganiro. Ubundi kuyobora itorero bisaba umwuka cyangwa bisaba ubumenyi? Byose birashorerana. Ariko ikibanze aho kugira ngo uyobore itorero warize no kugira ngo uyobore utarize ariko uri umunyamwuka, hakenewe iki? Ntakikwiye kubura, kubera yuko iyo uriyoboye mu bumenyi nta mwuka, uriyobora mu mubiri, kandi itorero ntiriyoborwa mu mubiri. Iyo uriyoboye ikizarwa n'umubiri ni umubiri, kandi ikizarwa n'umwuka ni umwuka. Nicyo gituma umwuka urakenewe kandi n'ubumenyi burakenewe. Kandi nanone ugiye kuyobora gusa mu mwuka nta bumenyi,
n'ubundi abe n'abanyamwuka baza bayoba. Niyo mpamvu bisaba yuko byose bikorana, hakenewe ubumenyi, hakenewe n'umwuka. Birashoboka ko hari abashumba bayoboye amatorero batari abanyamwuka? Abo barayayoboye kandi barahari benshi. Nico giye muza mwumva ngo namadini bihinduka idini kuko riba riyobowe mu mubiri. Iyo umuntu ayoboye mu mubiri ayobora kinyamubiri nyine, kandi ibyo ayoboye kinyamubiri biba ari iby'umubiri. Nico gituma rero abenshi barayayobora kandi bigakunda, ariko kandi kurya n'ay'umubiri, n'amatorero y'umubiri. Nico gituma uzagenda ubonamo utuntu twinshi tw'ikinyamubiri. Yes, Pastor Bigega ati nagiye hariya mfite inyota yo kumva izo nyigisho z'ubuntu. Mu by'ukuri ni nayo mpamvu wenda rimwe twashatse, kuko muri Kenya muzi ko hari abapasiteri n'abarevera n'abashumba benshi cyane, ariko mwebwe mwize hariya ni ahantu hateye challenge. Abantu bakavuga ko ziriya nyigisho ari z'ubuyobe. Ubwo buntu mwamenye ni ubuhe, ni gute wabusobanurira abantu, kubera ko ndizera ko bafite amatsiko menshi yo kumenya ukuri? Urakoze kuri icyo kibazo. Dore ko nakubwiye ko nagiye soma ibintu byinshi bitandukanye. Ntabwo ubuntu bw'Imana buje kugaragara wenda muri iyi minsi ati nibwo bugiye bubasha kumenyekana. Ubuntu bw'Imana ni ijambo ry'Imana ryanditse muri Bibiliya, ababayeho mu kinyejana cya mbere kuva Yesu yaza barabwize, yewe n'uwabuhishuriwe cyane cyane uwo tufata nk'uwahishuriwe wa mbere ubuntu bw'Imana ni Pawulo. Ubwo rero nta kindi kintu gihambaye cyane ahari nuvuga ngo kidasanzwe ubuntu bw'Imana ahari kuvuga ngo wenda cyavumbutse cyabonetse kitari gisanzwe kizwi n'abandi bemeramana batambutse kuva kera kose. Ni ukuvuga ko ubuntu bw'Imana bwabonetse ni Yesu Kristo. Ubuntu bw'Imana bwabonetse buba bukubiyemo imbabazi, buba bukubiyemo urukundo, buba bikubiyemo ibintu byinshi cyane. Niyo mpamvu n'ijambo ry'Imana ritubwira ngo yaje yuzuye ubuntu n'ukuri. Rero kugira ngo mbashe kukubwira ngo hari ngo n'inyigisho z'ubuyobe bafata nk'ari kwinyigisho z'ubuyobe, ntabwo ari inyigisho z'ubuyobe, ahubwo n'inyigisho hari abantu cyane cyane tutazize inshuro nyinshi cyane. Naho ubundi n'inyigisho kuva abakera bose bari abizera bose twadusoma muri Bibiliya bari bayobowe n'ubuntu bw'Imana. Mu magambo mwe kugira ngo bisobanuke, mu byo mwize kandi mwari musanzwe muri abashumba, mwemera ko twababariwe ibyaha byose? Twarababariwe rwose. Reverend nawe urabyemera? Kwemera ko twababariwe, ntawuhakana ko abantu batababariwe, bivana n'uburyo abantu babisobanura n'uburyo abantu babyemera. Hari utekereza yuko kubabarirwa bimuha uburenganzira bwo kongera gukora ibyaha kuko byababariwe, kandi si byo. Twarababariwe kandi n'ubu hari n'abatarababariwe. Bande utarizera imbabazi za Yesu, uwo wese ntarababarirwa, kuko umuntu ababarirwa iyo umaze kwakira imbabazi za Yesu Kristo, iyo umaze kwicuza ukihana urababarirwa. Nta kindi gisabwa, nta kindi gikenewe, imbabazi za Yesu yarazitanze for free. Ariko ikibazo ni uburyo abantu bazakira n'uburyo abantu bazigenderamo. Igikenewe no kwizera mbese. Ariko Yesu ngira ngo apfa yapfiriye isi yose, yapfiriye abantu bose. Ubwo aho bataramumenya cyangwa batamufata nk'umwana w'Imana, hari abamwizera ariko bakamufata nk'intumwa kuko bafata Pawulo n'abandi. Abo ngabo bo ntabwo bafite ubwo buntu cyangwa ntabwo bazabona. Ubuntu burahari kandi buhari kuri twese, ariko abazabyizera, uzizera azakizwa, utazizera uwo nguwo yamaze gucirwaho iteka. Mama Nene n'umwe mu badamu nabonye, ngira ngo nawe wenyine sinzi ko hari abandi niwe nabonye wagiye kwiga hariya. Wowe uri umugore kandi nzi ko no mu myizerere ya bamwe umugore adahabwa ijambo, ariko kuri none abagore barashumba, bakaba bashumba ndetse bakuru bahagariye amatorero.
icyo wungutse igihe cyose wize kuko murasoje hariya niki? yego urakoze kuri icyo kibazo. Ngewe hari igihe cyageze ngira confusion mu buryo bw'imyemerere, nkumva nshaka gukiranuka cyane ariko nkabona ntibikunda gukiranuka kandi numva mbyifuza. Ni gute waba ushaka gukiranuka? Nasomaga Bibiliya, ibyo nsomye nkabona yuko bisaba ko twuzuza wenda ibisabwa kugira ngo duhinduke abakiranutsi. Nkabishakisha imbaraga, nkanasoma Bibiliya nkumva sinyumva, aricyo cyatumye njya kwiga kugira ngo menye ukuri by'ukuri. Rero mu by'ukuri kugera kuri iriya shuri nahasanze igisubizo cy'ibibazo byose nari mfite mu buryo bw'imyizerere. Ndashima Imana ko Imana yanyuriye anse kujya kwiga hariya Wibi, kuko najyaga nsoma Bibiliya, nasoma wenda nkabona ko bisaba ko twuzuza amategeko kugira ngo dukiranuke, kuko numvaga narizeye Imana, ariko nareba ibyo nkora nkareba rimwe na rimwe nkisanga mu byaha. Noneho nakwibaza ngo ese ko numva nizeye kandi numva nkunda Imana, ariko nkaba ngira gutya nkumva nisanze mu byaha, ese ijuru nzaribona gute? Kubera izo confusion rero nari mfite, bituma mfata umwanzuro njya kwiga ngo ngere kuri Wibi mpasanga igisubizo cy'ibibazo byose nari mfite. Nk'urugero naguha nk'ibice byanditse nko muri Bibiliya, James Yakobo 2 wenda umurongo wa 10 ndagira ngo nimba ntibeshye, aravuga ngo niyo wakuzuza amategeko yose ukicamo rimwe, icyo gihe ntubura umukiranutsi imbere y'Imana. Ibyo nabisoma noneho nkibaza ngo aya mategeko nzayakiranukaho yose gute kugira ngo nzahinduke umukiranutsi w'Imana? Kubera izo confusion rero zakomezaga ziza mu mutima wanjye, mfata umwanzuro njya kwiga. Urumva uri umukiranutsi nyuma yo Yego, iyo nizeye Imana mpinduka umukiranutsi, kuko nizeye ndi umukiranutsi, narababariwe. Revera, niyo mpamvu nashakaga abashumba cyane. Iyo tuganira na bariya nyine tubafata nk'abasore kandi tukumva hari ukuntu barimo koroshamo ibintu. Ni ukuvuga ngo namwe muremera ko wizeye Imana, wizeye Yesu aba ari umukiranutsi 100%. Izi nyigisho ni inyigisho z'abantu bakuru. Jewe uko nabibonye ni inyigisho zakagombye kwiga abantu bakuru kugira ngo bazisobanurire abatoye, kuko ni inyigisho z'abantu bazima kandi nziza. Kwizera ntawo gipfobya, si ikintu gito. Ikibazo ahubwo abantu bakagombye kuba bibaza ni ukwibaza ngo ese kwizera ni iki? Kuko iyo abantu bavuga ngo uwizeye abababariwe by'iteka, abantu niho bagira ikibazo, bakavuga ngo ese ngo nubwo umuntu bamwe bakavuga ati nubwo yakora ibyaha, abandi ati bakazanamo izindi doctrine zindi, ariko mu by'ukuri uwamaze kwizera, uwo yamaze kwinjira mu bugingo, ni umukiranutsi. Ariko kandi tibiguha uburenganzira bwo gukomeza gukora ibyaha, tibiguha uburenganzira bwo kongera gukora ibyaha ngo warababariwe cyangwa ngo warizeye. Kwizera rero bigaragarira mu bihindura imitekerereze n'imyumvire, ugatangira kugendera muri uko kwizera. Reverend, hari umuntu uri mu mubiri uri mu isi ushobora gukiranuka ngo nuko yizeye akaba adakora icyaha? Tibishoboka yuko waba mu isi ngo ureke gukora ibyaha. Niyo urebye abe n'abadusoma muri Bibiliya, hari aho bagiye bagira intege nke, hari aho bagiye bananirwa, bigaragaza ko nabo bari mu mubiri kandi uwo mubiri wagenda kubananiza buri gihe. Bico gituma muri uyu mubiri birasaba kwitonda, ukagenda gahoro. Ari nacyo kibazo kiri mu basore cyane, ubona hariho amapolimike hagati y'abantu bakuze n'abatoya, nuko abasore babishiramo amarangamutima menshi, bakabishiramo imbaraga nyinshi zo kwerekana gukiranuka kwa cyane, cyangwa bagakuraho uruhare rwabo, bakavuga ngo Imana, bigasa ngaho Imana ikiranuka mu ruhande rwabo. Ariko rero ibi by'Imana birasaba kwitonda no kugenda gahoro. Pastor Bigege ningawa ari
comment afite kubera ko nimba mu by'ukuri tuvuga ngo nyine twizeye Yesu kandi twarababariwe mu gikorwa Yesu yakoze, niko mamanene yavuze ngo yaharaniraga gukiranuka ariko bikanga. Ni ukuvuga ngo ibintu byose n'ubundi bizingiye muri Yesu. Niki mwumva abantu bakwiye gukora mu gihe wamaze kwakira Yesu kugira ngo ubeho noneho kuwizeye cyangwa se nk'umunyabuntu? Kuko iyo tubita abanyabuntu bamwe barabyumva bakabyishimira, abandi bakabihakana. Urakoze. Ndahera ku rugero rutoya rwo mu miryango yacu. Iyo umuntu avutse akavukira mu muryango kanaka yitwa ko ari umwana wo muri uwo muryango. Nongere kandi ije kuri rya jambo mwene data Revera yari amaze kuvuga rijanye n'inyigisho ko riba zisaba abantu bakuze cyane cyane, ariko bigahera mu kwizera. Ni ukuvuga ko iyo wizeye ukakira ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, ukabemeza umutima wawe wose ko mu by'ukuri umwizera, icyo gihe uravuka, ukabuvutse mu muryango w'abana b'Imana, ukabubyawe n'Imana. Urumva yuko icyo gihe Imana ni umukiranutsi. Imana iyo ibyara abakiranutsi. Ni ukuvuga yuko icyo gihe uba uhindutse umukiranutsi 100%. Ubwo buri umukiranutsi 100%, nta bundi bwoba buba bukiri hirya no kuvuga ngo ahari wenda ngo uratekereza ngo iki niki. Iyo wemera umusaraba ukemera amaraso ya Yesu Kristo, ukabuza ijambo ry'Imana, ndatekereza ko abahe banumva bose uburyo kibwo gucungurwa kwa Isiraheli. Ubwo marayika murimbuzi yazaga hariya muri Isiraheli, ntabwo yari mareba abari bari muri iriya nzindani, ahubwo icyari ikimenyetso yari ukureba amaraso ya Yesu Kristo, cyangwa se amaraso y'umwana w'intama w'Imana, amaraso yari asize hariya ku nkomanizo z'imiryango. Ibikorwa runaka byarimo bikorerwa hariya muri iriya nzu, marayika ntiyari yishinzwe kuvuga ngo aje kubireba. Yewe n'umunyesiraheli utarabashije gushiraho ayo maraso yararimbutse cyangwa se yarapfuye, yafushije babana b'imfura. Ariko n'abanyegiputa babashe gusiga ayo maraso. Uwari muri iyo nzu, marayika we yarebaga amaraso. Niko natwe bimeze. Iyo tumaze kwizera tukinjira neza mu muryango w'abana b'Imana, tukemera amaraso ya Yesu Kristo, nta kindi Imana ibihaye reba buriya ni amaraso y'umwana wayo. Nubwo twebwe tubiha agaciro, ariko Imana niyo ya mbere iha agaciro amaraso y'umwana wayo. Iyo Imana ikubonyeho amaraso y'umwana wayo, ubwo buri umwana wayo 100%, ubu uri umukiranutsi. Ibi bindi yaravuze ahari abana batoya cyangwa se n'abakuru bashobora guhenge ku butumwa bwiza bagenda babushiramo ibindi. Hariho imibereho y'abana b'Imana. Kakujya muri ya miryango narindimo, haba hariho imibereho uzutoza abana bawe uburyo ki bagomba kubaho. Cyane cyane nk'iyo isomye izandiko Paulo yagendaga bandikira bari abayefeso, akandikira abakorosayi, abigisha umuco mwiza uranga abana b'Imana cyangwa se abamaze kwizera Yesu Kristo. Ngicyo icari cyo gukiranuka. Noneho gukiranuka tikubera ukuvuga ngo kandi ko ndirebaho, cya kibazo warubajije mwene data ngiye kumwunganira. Tikibari ukuvuga ngo kurirebaho imirimo runaka uhaye ukora, ariko kubera ko twamaze kwambura wa mwenda wa kera cyangwa se ya shusho ya kera, hakaba haramaze kwinjira mu indi shusho ishasha ari ya Kristo. Ni ukuvuga ko twahise twambara gukiranuka kwa Kristo, dufite gukiranuka kw'Imana muri twebwe. Kuki izi nyigisho z'ubuntu zitemegwa cyane cyane bakazita iz'ubuyobe? Ndatekereza ko mugize igihe mu makanisa muri Nabashumba mubona izi mpaka ziri aha hanze, zaba mu bakuze n'abato, ziterwa n'iki? Ahanini ni ukugereranya ubuzima tubayemo, bakaba ari bwo bashaka kugereranya n'uburyo ki Imana ishobora kubibonamo abantu. Ni ukuvuga yuko niba ngukoreye ikintu kibi, icyo gihe nta mbabazi ziba zihari, utarabanza kuza kuzinsaba, wamara kuzinsaba kakubabarira. Ariko noneho
muri uru ruhande rundi hakabwo wenda tuze kumusaba imbabazi, wa muntu azahorana umutima wo kuzangirira nabi cyangwa se kuzafata indi position yindi runaka yo kuzatuma hari tutegerana. Ariko Imana si kwibibona yo. Impamvu rero babibona ko ari uko nguko, baragereranya bakavuga ngo ngomba kwitwara neza ku gato na kanini, niba ntabishoboye icyo gihe narimbuka. Ntabwo ari uko. Imana ni umutunzi w'imbabazi. Imana ntireba kuko abantu bareba. Imana yo tiziriho igabanukirwa ku rukundo rwayo. nta n'icyaha itangwa. Keretse no gutuka umwuka. Gutuka umwuka gusa ni uko utizera Imana. Iyo utizera Imana icyo cyaha ntikibabarira. Ariko icyaha icyo ari cyo cyose imbere y'Imana cyarababariwe. Cyararangiye. Ibyo Imana itanga byose n'ibyiteka ryose upfa kubyizera ukabyemera kuko babisobanuye. Etienne, mbere y'ukubaza Reverend Dudu, urabona izi nyigisho mu by'ukuri zirasa nkaho wari bwo zimenyekanye, ari nayo mpamvu usanga abantu bavuga ati se ko twakuze bino bintu bitahaba, bamuzehe bakijijwe batureze, izi nyigisho zinzaduka ni gute zije none ngo twarababariwe turi abanyabuntu, ugasanga ko birazana impaka ko mutabibwirizaga, ubu ngubu akaba aribwo mutangiye kubivuga, n'ababivuga ntibirumvikana mu bantu bose, bake nibo babyumva bakanabyina. Njyewe icyo mbona gitera impaka cyane murabona ko impaka zitari mu bantu bakuru, impaka ziri mu rubyiruko. Hari impamvu nyinshi. Impamvu ya mbere, urubyiruko rwacu rwinshi dufite ubu niyo rukimenya ijambo. Twatunze abasore batumva ijambo, badasenga kandi batumva ijambo, ndetse n'abasenga ntibumva ijambo. Mwese murabizi uru rubyiruko rwacu, ndavuga ku minote yacu, aho twagiye tubaheje, haba muri Kongo hari igihe wasangaga abasore b'abaririmbyi umwanya w'ijambo bagasohoka bakaja gukina umupira. Haba hano twaciye mu Burundi, mu Rwanda n'ahandi, hari igihe mwasangaga mugiye gutarama ukabona bararirimbye korari cyane, cyangwa ukabona barasirimbye cyane, bisirimba cyane. Igisirimba kurya kija kurangira kikarangira bose bitaye hanze, ugasanga nta mwanya w'ijambo bagira. Uko bimeze na ministeri ija muri soruti bakaririmba warangiza abo bose kugezana n'ubu nta jambo bazi. Nico gituma ubu usanga abasore bumva ijambo nibo babandi kenshi ubona bafite amarangamutima ashushe, kaho aribo bakicumva ibintu kandi mu by'ukuri nibo bakivyumva. Ico ni icyambere. Kindi kibazo kiri mu hagati gitera impaka, abasore iteka ryose barashuha. Na Bibiri iravuga ngo ntawuze uvuka ngo yuzure ingobyi. Iyo umuntu akiri umwana aramizwa amata, akarerwa rwana, akayoborwa rwana, yamara gukura agahekenya amagufwa. Abasore rero asigaye akenera ngo avuke uwo munsi abo umuvuga butumwa w'igihangange ayobore abari bamuyoboye. Niho henshi usanga haza impaka, tibagikenera kurerwa, tibagikenera gukura ngo bagende bakura. Nubwo wakwakira Yesu ariko nubundi bugikeneye uburere. Ivyo kenshi nivyo bigenda bizana mu impaka nyinshi mu basore n'abakuze. Ikindi cya gatatu nasorezaho usanga kiza mu impaka cyane mu basore. Abasore benshi barakizwa ariko abenshi bashaka protection. Hari abo ubona benshi badashaka kwakira ubuntu bwa Kristo, ni nazo wenda mpaka nyinshi ziza mu buntu, agashaka kwakira ubuntu kagakingirizo kamukingiriza mu ntege nkezi, ntakakire kubufasha bw'Imana cyangwa nk'imbaraga y'Imana cyangwa nkuko tuvuga Kristo. akumva ari uburenganzira bwo, akumva ari ikintu kimu uburenganzira. Kandi ubuntu habe n'iri shuri twiga baravuga ngo ubuntu tibuguha uburenganzira bwo gukora icyaha. Ariko bamwe ngenda numva batera n'impaka nyinshi nuko babwakira nk'ikintu kibakingira mu ntege nke zabo. Etienne,
Okay, murakoze cyane. Ntabwo mfite ibibazo byinshi, ndabaza nka bitatu gusa. Ariko ikibazo cya mbere nibaza, isi yose ku migabane itandukanye hariho theology, kandi abantu benshi aho bari hose barayiga. Ariko se nihe mpamvu nyamukuru usanga Nairobi cyangwa se kuri Wibi ari byo byazanye challenge cyane cyane mu bwoko bwacu n'abumvura ururimi, kandi n'ahandi hose biga theology, ariko ubu ko basanzwe biga byari bitarazana impaka cyangwa se kutumvikanaho? Ni kihe kintu cyihariye kiba muri Wibi gituma ubutumwa butangwa buzana challenge? Birahari. Cya mbere hariya Wibi hari amasomo tutiga kuri Wibi. Isomo rya mbere tutiga ni eschatology, kugaruka kwa Yesu. Iryo somo ntirihaba. Mu myaka twize ari amasomo yose twize ibitabo hafi 47, iryo somo ntiribamo. Yigisha kugaruka kwa Yesu. Kugaruka kwa Yesu, ayo masomo ntabamo. Rero icyo narimbajije pastor, ugasanga ni ngaho bamwe nyine ubwoba bushira bwo bakora ibintu byose bafite freedom. Kandi akenshi iyo urebye iwacu inyigisho zagiye ziranga ubwoko bwacu, izi nyigisho zo kwizera tizarimo cyane imbaraga k'inyigisho zo kugaruka kwa Yesu. Inyigisho zo kugaruka kwa Yesu nizo zateraga abantu ubwoba. Ubu rero ntizihaye zivuga. Nunakurikira inyigisho zigishwa muri iki gihe, inyigisho zo kugaruka kwa Yesu ntizivugwa. Abantu batinda cyane ku nyigisho z'ubuntu bwa Kristo bwa none. Barangiza ariko sizo zikenewe se pastor. Urumva abantu badakwiye kugira freedom mu gihe bizeye, bakiciraho ima urubanza kandi Yesu yararukuyeho. Nicyo nashakaga kuvuga. Abantu bakwiye kumva ubuntu bwa Kristo, kandi ubuntu bwa Kristo burabatura, burabohora. Hanyuma rero ariko bagasobanukirwa no kugaruka kwa Yesu icyarico. Kandi ikibazo gihari rero kimwe jewe mbona nuko badashaka no kuzumva izo kugaruka kwa Yesu, ahubwo bakeneye izibafasha muri none. Niho narimvuze ubuntu bwa Kristo ni bwiza, ariko tugomba kubufata k'igikoresho cyo kudufasha mu ntege nke. Hanyuma byo ndasinzi nimba ushobora kuba wumvise ko nabajije kuba muri Wibi no ku isi hose hariho theology zitandukanye, ariko ugasanga inyigisho z'abantu bize muri Wibi hari message zifite. Nihe message y'umwihariko zifite? Inyigisho zo muri Wibi aho zitandukaniye n'andi mateology wenda umuntu yagendaga yumva, hari ukuntu inyigisho za Wibi zitanga assurance y'agakiza, ukaba wizeye ariko ukaba ufite na assurance kuko kuzajya mu ijuru. Ariko izindi theology twagendaga twumva, waribazaga ngo se nimba mpfuye ntabonye umwanya wo kuza kwihana no kwitunganya, ese nzajya mu ijuru? Kuko benshi bizera yuko ababarirwa kuko yongeye gusaba imbabazi, ariko Wibi batanga assurance y'agakiza. Iyo wizeye Wibi yitaga cyangwa niko byanse muri ni Bibiliya bivuga. Ubwo navuze theology yawo ko yigisha batanga assurance y'agakiza, kuko twarababariwe. Ntabwo Yesu nicyo cyazanye Yesu. Yesu yakoze icyaha, si ngombwa kugaruka ngo usabe Imana imbabazi bungu. Ntabwo ari ngombwa ngo ngaruke wowe nagusaba imbabazi kuko wenda nagukoreye icyaha, ariko Imana ntivuga mu Mana imbabazi. Akujye tuja gusenga mu Mana tubabarire, turabanyabyaha, turakiranirwa, turabanyabicumuro, turabo gupfa. Ntabwo bikwirera amasengesho. Si ngombwa. Kuri jewe mbona yuko iyo wakiriye according to the Bible, according the Bible si ngombwa. Iyo wakiriye Imana n'ubundi ukoze icyaha, urabyumva mu mutima wawe kutanezerewe. Kuba rero wavuga ngo Mana mbabarira, sicyo cyakuraho kiriya cyaha wakoze. Ahubwo igituma ubabarirwa nuko uhindukiza umutima wawe ukabona ko ibyo wakoze atari byo. Ariko kuba naza nkakubwira ngo we Gapangwa mbabarira, ntabwo ari cyo cyakuraho urubanza rw'icyaha. Urubanza rw'icyaha twarukuweho, twarababariwe, ni nacyo cyazanye Yesu. Kuko Yesu yaje kubera yabonaga n'ubundi twebwe nk'abana b'abantu ntitwashoboraga kwiyeza, nicyo cyamuzanye. Amaraso ye niyo Imana tureberamo tukabarwaho gukiranuka.
ngewe rero nkabona izi nyigisho zitanga siranse y'agakiza. Nimba pfuye ntabonye umwanya wo kwihana nzajya mu ijuru, nimba nkoze agisida nzajya mu ijuru. Si ngombwa ngo ndebe pasiteri ngo mubwire ngo ngiye kurangiza gutya. Kandi urabizi yuko muri sosiyete yacu kenshi umuntu ajya kurangiza kandi barizeye, bakabazanya ngo se uriya muntu yagiye gupfa yavuze iki. Bivuga ko baba bizeye ko arababarirwa kubera ibyo yavuze agiye kurangiza, kandi yari umukristo yarizeye Imana, yarababariwe, mbese yarahawe ubugingo. Numva ari nk'uko bitandukanye. Ushaka no abikomplete ya aricyo je nashaka kumukompletaho. Ndumva naje nababaza ibibazo byinshi aho ngaho hari ikibazo twese ntituzumva kimwe, naje simzumva kimwe nuko avuze. Ariko uko turaba ibyo mwize murangije Bibiliya. Yes, Bibiliya ntawe interprete uko ashaka cyangwa uko abantu babishaka. Ubundi gusaba imbabazi ni ngombwa, Bibiliya irabyemera kandi mu isezerano risha. Twese biri kandi warababariwe. Kubabarirwa twabaribariwe igicumuro cy'iteka cyo kurimbuka, ariko ntidubisaba. Niho nakubwiye ngo ntibiduha uburenganzira bwo gukomeza gukora ibyaha. Bibiliya yitwereka amagambo abiri, hariho gusaba imbabazi umuntu ku wundi. Yakobo ibice 5:16, mwaturirana ibyaha byanyu kugira ngo mukizwe, kugira ngo mukizwe. Bibiliya rero nimba ivuga kwaturirana ibyaha, harimo kwatura kandi kwaturirana umuntu ku wundi. Ni ukuvuga ngo nimba mfite icyo nacumuye, kuko kwaturira ni ibintu byoroshye. Ndafite uburenganzira bwo kuvuga igitekerezo cyo. Ni kimwe. Cya kabiri, muri Yohana haravuga ngo nimumara gucumura muzibuke ko hariho umurengezi, uwo ni Kristo. Twibuke ko hariho Kristo. Kubera iki ntaturira Kristo? Kubera iki ntamubwira aho nagize intege nke? Kandi ngomba kwibuka ko ari we murengezi, niwe ugomba kundengera. Undi se wandengera utari Kristo ninde? Nicyo gituma rero natangiye mbabwira ngo izi nyigisho zigomba kwiga abantu bakuru. Abana bato baragenda bakaziga, agahita akenda ntatekereza indi side iyo ari yo yose. Niho jewe nababwira ngo kwatura biremewe. Nimba Bibiliya itubwira ngo twaturirane, kubera iki ntokwatura? Haba hariho kwikomeza. Kugira ngo bisaba kugarura ubusabane entre mwebwe, apana kumana. Niho nakubwiye hariho ubusabane bw'umuntu n'undi. Nimba amaze gukorera abantu ibyaha, ni ngombwa yuko mbasaba imbabazi. Icyo ni kimwe. Kugira ngo Imana ikobore cyangwa abantu bantu bambabarire, kuko bantu nibo nakoshereje. Icya kabiri, hariho ga n'Imana. Bibiliya iravuga ngo numara gucumura wibuke kuko hari umurengezi, uwo ni Yesu Kristo. Kristo nawe umubwira ati nagucumuyeho. Ntuzubona Bibiliya iravuga ngo nacumuye ku Mana, nacumuye ku bantu, cumura no kuyo mu ijuru. Kubera ko umuntu ataca bugufi ngo asabe imbabazi. Pastor Bigege, any comment about this? Ikiganiro ndabona kigesa nkaho tugiye kugera mu umutima wacu. Ufite Bibiliya ijambo ry'Imana ubwaryo ririhagije ryuzuyemo imbaraga. Bibiliya ijambo ry'Imana nta gisubizo na kimwe kitabasha gusubizwa. Bibiliya ijambo ry'Imana ubwayo yonyine ubutumwa bwiza n'imbaraga. Ikintu gifite imbaraga ntiwabona ikindi kintu wafasha kongeraho wenda hari ngo niyo kigira imbaraga. Reka ngaruke kuri iyo mirongo bene data bari bakotinze bombi, yaruriya rwandiko rwa Yakobo. Koko iyo umuntu yakoze icyaha n'undi, cyangwa se iyo umuntu yakoshereje mugenzi wiwe, Bibiliya iratusaba cyangwa se irabitwereka yuko umuntu agomba kwegera mugenzi waje niba ari revera hano, kamubwira ati mbabarira rwose nakoze ikosa rinini. Cyane kiba kigenderewe hariya ni ubusabane bw'imigenderanire yanje nawe, si ugukizwa. Akagaruka ako kantu ntabwo ari ugukizwa, ni ugukira. Iyo usomye mu zindi mvugo cyangwa se mu zindi ndimi, ni to be healed.
imitwe imitima yacu ikire. Ariko ubirebye muri Bibiliya y'Ikinyarwanda cyadukoresha haza havuga ngo ngira ngo dukizwe. Oya abantu bakabyumva ko wenda ari nk'agakiza cyagiye bari bagiriranya akabazo akakiza katakaye. Ariko nugira ngo dukire hagati yanje nundi. Hanyuma rero atese iyo wakoze icyaha subiye kuri rya jambo wari wabajije utese tuzi ugaruka ngo ubwire Imana ngo Mana mbabarira kugira ngo ubashe kubabarirwa. Niko nari navuze ngo ijambo ry'Imana ryonyine rifite imbaraga. Kandi ngaruke no kuri cya kintu cyatumye cya kibazo yari yabajije mwene data cyagiye kizanamo amagambo menshi abize kuri Wibi. Nuko hari baje bavuga iby'Imana yaduhaye by'iteka ryose. Icyo Imana yakoze cyangwa icyo Yesu Kristo yakoze kiba ari icy'iteka ryose. Ijambo ryose Imana yabashe guhumeka ikintu cyose yakoze ni icy'iteka ryose. Niba twacunguwe by'iteka ryose. Niba twababariwe by'iteka ryose. Ariko noneho rero hakabaho icyo bita guhamanya n'umutima w'umuntu kuko warizeye. Kwizera tiguhagije mu gakiza. Agakiza tubonye umwanya twokaganira ni kanini cyane. Muri package zigize agakiza uko kwizera kurimo, ariko siko konyine kuba guhagije ngo umuntu wese aba ashitse umwuka. Umuntu uvuga n'umuntu w'umwuka. Ariko rero icyo kibazo wabajije cyo kuvuga ngo cyo Mana mbabarira nta hantu uzakibona muri Bibiliya mu Isezerano Rishya. Ni ukuvuga yuko ijambo ry'Imana riratubwira hariya mu Baheburayo ibice 9 n'umurongo wa 22 haravuga ngo hatabayeho kumeneka kw'amaraso tiyaba hariho kubabarirwa kw'ibyaha. Twasoma muri Isezerano rya kera hariya mu Barewi ni ukuvuga yuko ngo umuntu ababarirwe habagaho hagomba kumeneka kw'amaraso. Ntabwo Imana birayapfuye kubikora gusa bitari bifite icyo bishushanya. Amaraso afite agaciro kanini cyane imbere y'Imana. Ni ukuvuga iki rero Pawulo yandikiye ab'Ikorinto arababwira ngo iyo umuntu yaguye mu cyaha uwizeye Imana azagira agahinda gatera kwicuza. Kandi uko kwicuza kukamutera gute kwihana. Kandi uko kwihana tibisobanura ngo ni Imana mbabarira. Kwihana ni uguhindukira. Niba wari umusambanyi ukaba waguye mu cyaha cy'ubusambanyi, reka aricyo uvuga kuko akenshi nicyo gikorerwa mu buryo bw'ibanga. Kwihana kwawe uri umukristo wamenye Imana bireke n'uguhindukira ugafata iyindi nzira. Kuja gusanga pastor mubwire ngo narasambanye mbabarira kuko niko benshi babikora. Icyo nicyo ntacyo nobinengaho cyane. Igikuru cyo gikenewe cyane ni ukubireka. Ntabwo nonenga ngo uyu nguyu kaba babandi usanga bashiraho indaraza akaza kuri wa wundi cyaha wenda nawe agiye kukibwira nawe anawaza gikora ariko kuba usabwa ruhuke n'ukuruhusa ko mu mutima. Ariko icyaha kibabarirwa ari uko wagize gute wemeye ukizera amaraso ya Yesu Kristo ukakireka rwose. Sawa, hanyuma ukiraho ugenda uze ugisubiriza rimwe. Iyo tuvuze ubuntu bwa Kristo kenshi buzana habaho gusa nkaho hagongana n'isezerano rya kera cyangwa amategeko. Ugasanga bamwe byenda baravuga ngo isezerano rya kera ryarashaje bimeze gute. None kuba twagize amahirwe yo kuganira n'abashumba kandi basoje hariya muri Wibi, mwafasha abantu bafite uko gusa nkaho bibacanganyikisha kuki ubuntu bwa Kristo busa nkaho habamo kugongana n'amategeko. Jewe icyo navuga kuri ico birengagiza yuko umwana w'umuntu ashobora kugwa tibavyemera. Twebwe abo no kwita wenda yuko ari abashumba cyangwa n'abantu bakuru bagiye bakurikira ijambo ry'Imana, ikintu cya mbere twemera yuko umuntu ashobora gukizwa akababarirwa
ariko nyuma akongera akagwa kandi akarimbuka, kuko Bibiliya irabivuga. Bibiliya iravuga muri Petero wa 2 umurongo ibice 2 umurongo wa 20 ngo niba kumenya neza Yesu Kristo umwami wacu n'umukiza kwarabateye guhunga bakava mu by'isi byonona, maze bakongera kubyizingitiranirizamo bikabanesha, ivyanyuma byabo biba birushirije iza mbere kuba bibi. Icyajaga kubabera cyiza iyaba batigeze kumenya inzira yo gukiranuka. aho ngaho sasa ikiganiro cyose kirapfuye twakoze. Reka nkubarize aho ngaho, kuko umuntu arizeye nyuma yo kwizera urababariwe burundu, ubaye umukiranutsi 100%. aho usomye avuga ko gusubira inyuma ukarimbuka burundu, niki uba wakoze noneho kirenze cyangwa kiri inyuma ya za mbabazi kirenze icyo Yesu Kristo yapfiriye cyatuma urimbuka? Niki kiye uko gusubira inyuma ni gute? Buriya umuntu ashobora kwizera uyu munsi, ejo agacika intege agasubira inyuma mu kwizera, agahakana ibyo yizeraga. Ibyo bibaho. Umuntu arashobora kwizera uyu munsi kandi ibyo wizeye ukizera Imana y'ukuri ibabarira kandi ukabura babariwe iteka ryose, wanapfukaje mu ijuru. hanyuma tukiraho gato ya Revera, urebye duhere ku mwana n'umubyeyi. Hari ikosa umwana ashobora gukorera umubyeyi we bikamukuraho ko ari umwana wiwe? Hari icyo abantu bitiranya, mumenye ko twebwe tumeze nk'ishamye, turi ishamye riteye ku giti. Ntabwo twebwe turabana bintuze, turi les enfants adoptifs, niko abafaransa babivuga. Twebwe turabana bazanywe bagaterwa kuri cya giti, n'ishamye ritewe ku giti. Tumurabona abagronome bafata ibiti bakabivukanisha bakagenda batera ibiti, niko twebwe tumeze. Nico gituma iryo shamye, nimba Bibiliya iravuga ngo nimba umwana bwite ashobora kuva ku muvyeyi nk'aba mwana we kirara akagenda akava ku muvyeyi akagenda, none utekereza gute umwana w'ikivyarwa cyangwa umwana wadopse akuvuyeho iwe atagenda burundu? Mbese turi bibyarirane. Kwadopta ni ijambo mu gifaransa. Kwadopta ni ugufata umwana utari uwawe ukaza ukamurerera mu rugo rwawe. Ku mwana niko tumeze koko. Twebwe Bibiliya ivuga ngo yaje mube abe ntibamwemera, ariko bamwemeye bose. Twebwe twarizeye, twahindutse kuba abana b'Imana kubwo kwizera. Mu gihe rero tutakicizeye kiba tukiri abana b'Imana. Hanyuma Revera, ukiraho byenda kugira ngo dufashe abazakurikirana kino kiganiro, ni kihe cyaho umuntu ashobora gukora kigasiba umurimo Yesu Kristo yakoreye ku musaraba? Icyo yagisubije ngira nagisubije. Hari iyo uguye ushobora kurimbuka burundu. Yavuze kutizera icyaha bigukura kuba umwana w'Imana, kuko ibyaha byo tubigwamo buri munsi. Na Bibiliya ivuga ba Dawidi bagiye babivuga ngo mu byaha nimwo mama yamzariye. Ibyaha turabikora, ariko iyo turyamye ntiturambarara, turabyuka twibuka ko hari umurengezi. Nico gituma ibi byaha byose dukora tibizatubuza kuja mu ijuru. Ibi byaha turabikora tukibuka ko hariho Kristo uturengera. Ibyo rero nivyo bidukuraho izo ntegenke zacu tugenda. Iyo nguye mba mzuzi, ariko ikibazo no gusubira inyuma mu kwizera. Iyo usubiye mu nyama, Bibiliya iravuga ngo nyamara ni gusubira inyuma umutima wanje tuzabishimira. Nico gituma rero icyaha gishobora kukurimbura no gusubira inyuma mu kwizera. Reka wenda kugira ngo tuze gusoza ibibazo twateguye, sinzi nimba ari comment mufite kuri izo Revera yaravuze, kuko biraremereye cyane. Ni ikindi kintu kije gisa ngaho gihabanye nibyo twavuze tuvuga kare. Niko bimeze cyangwa dukomeze ku kindi kibazo? Bo umwanya uragiye kandi mu by'ukuri hari amasomo menshi yakagombye kuba y'urufatiro kugira ngo tubashe guheraho, tubashe kuza kumva hejuru y'iryo jambo. Iryo jambo ry'agakiza kugeza n'ubu ngubu hariho n'abanditsi benshi bagenda babigiramo impaka hejuru yo gutakaza agakiza na hejuru y'umutekano w'iteka twahawe na Kristo. Kuvuga ngo
dutangire icyo kiganiro cy'umutekano w'iteka twaboneye muri Kristo Yesu byadufata umwanya munini cyane. Ngewe icyo nababwiye cyo kubizera Imana n'abana b'Imana 100%, n'abakiranutsi 100%, kandi iteka bazacirwaho bari mu ijuru. Uwo ndi mu kuvuga uri mu ijuru ni wa muntu wo mu mwuka, ni wa muntu wo mu mwuka, si uyu nguyu uhayibona jewe hano. Kuko rero hariho amasomo y'ibanze yakagombye kwigishwa. Naje urimo gutanga ikiganiro kavuga ngo ese nk'uko ndimo bantu bangahe, hariho jewe uyu nguyu urimo kuboneka, harimo naje wundi utaboneka, hakaba naje wundi wo mu buryo bwo mu mwuka. Ubu utaboneka wundi mpavuga ni mu buryo bw'imitekerereze, ni mu buryo bwo mu bugingo. Hanyuma rero icyo kurimbuka, umwana w'Imana ntazarimbuka, icyo kurimbuka ntazarimbuka. Nasubira inyuma muri uko kwizera Revera avuze hako ntazarimbuka. Hariho kutishimirwa, hakabaho n'icyo bita warubuze ijambo ryitwa kurimbuka, ari naryo Revera nawe avuze cyo gusubira inyuma. Kandi nawe aremera ko umukristo wese cyangwa se wambaye uyu mubiri ko ashobora gusubira inyuma, ashobora gusubira inyuma rwose. Ariko ikintu cyitwa kurimbuka, uwamaze gucirwaho iteka ni wa wundi utarizeye amaraso y'umwana w'intama w'Imana. Ariko uwamaze kwizera arimo indani, wese arimo indani, kwa kundi yaramaze kubisobanura ngo turabadopti. Yego ni adoption niko Bibiliya iri kuziyita, cyangwa se twagizwe abana b'Imana. Bese ubwo turi abana b'Imana. Icyo Kristo Yesu, umurage wa Kristo Yesu niwo natwe twagenewe. Ni ukuvuga yuko rero ngiye kuja kuri iryo jambo ryitwa ngo nagakiza, twafata umwanya munini. Nimushaka muzabudutegurire turamure cyane, ariko ntacyo no bitindaho cyane kuri uko warubashije muri ubwo buryo. Ariko dufite assurance y'ubugingo bw'iteka. Arizo ntabwo tugenda tugana ku musozo w'umwijima ndi kubona uri kuba ari ikibazo narimbajije hagati y'ubuntu n'amategeko, kandi nabyo bitera impaka cyane. Rero turi kumwe n'abakozi b'Imana, mushobora gufasha benshi bafite amashaka kuri icyo kibazo. Wenda kugira ngo gikomplete naje nafite ukibariza gisa nico, mu by'ukuri murana ko iki kiganiro turagikoze, ariko n'ubundi dusize confusion mu badukurikiye, kuko hagati yanyu hariho kutemezanya kandi murangirije hariya, kandi simwe gusa n'abandi bashumba benshi niko bimeze. Kuba murangije urumva intego yo kwiga kwanyu ngira ngo nukuja kubwira abantu ubutumwa bwiza ahatandukanye, n'abataramenya Yesu bakamumenya. Niki mwabwira bano bantu batarumva izi nyigisho? Niki mwabwira bazumvise kuko nabo barazivuga impaka zikaba, kugira ngo wenda muze gutanga umurongo nitubona umwanya tuzongere tuganira? Ariko umuntu wakurikiye kino kiganiro niki mwamubwira? Narengiza ngo mpere ko mvuga kuri ico kintu gisa na kiriya Etienne yarabajije. Kintu cya mbere twabwira abantu, kwiga bitera ubumenyi, kandi ubumenyi bugabanya ubujiji. Kintu cya mbere abantu bagomba kumva ni iki kibazo abantu bavuga cy'amategeko n'ubuntu. Amategeko n'ubuntu, amategeko yakuweho. Amategeko yakuweho na yahe? Na amategeko y'imihango y'idini, ari amategeko 600 y'abayuda yavuyeho. Na Mose. Amategeko ya Mose Yesu yayashize mu rukundo. 6 avuga ku muntu. Yesu yaravuze ngo ukunde mugenzi wawe uko wikunda, kandi ukunda ndiwo mukorera biriya byose, ndiwo mwiba, ndiwo mwifuza, ndiwo kwifuza n'ubutunzi bwe. Itegeko ayandane avuga kuri Yesu, ku Mana. Aravuga ngo tugasenga ibishushanyo, wubahe Uwiteka ariyo Mana yonyine usenga, n'ibindi bene ibyo. Ayo yose nkari amategeko 10 Imana yarayoroheje yashira mu rukundo. Iyo uri mu rukundo rw'Imana, iyo ukunda Imana, tibikuvuna ngo wirirwe wikoreye amategeko. Ahubwo amategeko Imana yakuye mu nyuguti yashira mu mitima, aho mu mutima wawe wenyine uyubahiriza bitakugoye, utayikoreye nk'amategeko bagushiriyeho, ahubwo we wenyine ku muntu wizeye ukazubikora bitakuvunya. Ico nico ngicyo. Ikindi warubajije bakurikiye kino kiganiro, harimo kutanyurwa kubera ibisubizo murimo kugenda mutanga ku bantu batarumva izi nyigisho bakizitiza ubuyobe.
niki mwababwira? Mbo inyigisho z'ubuyobe zo zirahari kandi abantu ntibazareka kuyoba kuko batasobanukiwe. Ziva hariya nyine mwigiye cyangwa sinahariya cyane ndetse abenshi banazivuga ntibanahageze, abenshi ntibanagize kuri ya shuri, hari n'abandi bagiye biga igihembwe kimwe bakigendera. Rero iyo umuntu yize akamenya tashobora kuyoba, urasobanukirwa n'ibyo utaruzi ugasobanuza. Ariko ikibazo ni uko abantu bashaka gusobanura ibyo badasobanukiwe, bigatera confusion, bigatera ubujiji mu bantu. muri make abantu bagende bige, abantu bagende baje ku ishuri, abantu bige. Twebwe ibyo twize ni byinshi kandi hari ibyo byinshi twasobanukiwe byiza, ariko hariho benshi bagenda bakiga igihembwe kimwe, twiga ibihembwe bine. Urumva ko uwo muntu nta bagaje aba afite y'ubumenyi. Hari n'abandi batigeze bahiga, bagenda baramansa mu muhanda, yumva umuntu aramubwiye utuntu dukeya gusa two gukiranuka. Hariho nk'isomo rimwe hariya twiga ryo gukiranuka kutazanwa n'amategeko, kuva mu kwizera Imana. Iryo somo niryo benshi biga kandi niryo duheraho mu kwiga hariya ku ishuri, niryo benshi bigaho bagahita bava no ku ishuri ngo barangije kwiga. Nicyo gituma usanga bafite ubumenyi buke mu myizerere, kandi Bibiliya itugaragariza neza yuko umuntu wese agomba kuba afite ubumenyi ku byo yizera kugira ngo abashe gusobanurira buri muntu wese uzamubaza ku bijyanye n'imyizerere ye. Niki wavuga kuri iki kibazo Etienne yarabajije? turaje hariya dusoza. Wowe muri izi nyigisho ngo hariho confusion ku mategeko n'isezerano rya kera, ndetse by'umwihariko n'izi nyigisho z'ubuntu cyangwa ubutumwa bwiza, abagukurikiye muri ikiganiro wababwira iki? yewe mbona inyigisho ubwazo ntacyo zitwaye, kuko ntangira nakubwiye yuko ngewe nageze kuri ya shuri confusion zose z'ibibazo nari mfite mu buryo bw'imyizerere, confusion zashize. Mu by'ukuri inyigisho ubwabyo ntacyo zitwaye. Bigisha Bibiliya, batwigisha gusomera Bibiliya muri context sinzi nimba nayita gute mu Kinyarwanda, mbese ukayisomera mu sinzi nimba mwamfasha. Context mbese ni uko gusobanura imimurundi. Context ni ka sense umwanditsi yashatse kuvuga iki, ni nkayo context. Bakatwigisha mbere yuko usoma Bibiliya ugomba kumenya Bibiliya ninde wanditse iki gitabo uri usoma, ese yandikiraga bande, ese abo yandikiye bari abakristo cyangwa bari abatari b'abakristo, kugira ngo umenye ibi byanditswe byashatse kuvuga iki cyangwa biratureba. Kenshi ugasanga hari ukuntu abantu basoma Bibiliya bakayisomera muri context itariyo. Nkuko pasiteri yari amaze kubivuga, kwiga ni ngombwa. Buri mukristo wese agomba kwiga akamenya ibyo yizera ngo ni ibiki. Ariko pasiteri bafata umwanya munini mu makanisa bakabwiriza abantu, kuko baba bafata ko bakirunti babigisha, kuko abigisha ni bake, benshi barabwiriza. Aho rero niho ikibazo kiri. Abakristo bagahora mu rujijo, ntibamenye ibyo bizera, ntibagira siranse y'agakiza, ntibamenye ibyo bemera. Ariko twebwe hariya twigishijwe gusomera Bibiliya muri context, ukamenya uwanditse igitabo, ukamenya uwo yandikiraga, kugira ngo ubashe kumenya message umwanditsi yabashaga gutanga. Kuko iyo usomye Bibiliya ukayisoma utarebye umwanditsi icyo yashakaga kuvuga, hari igihe ukuramo message itariyo. Kandi buryo wizeye ibintu bitari ukuri, kenshi bihinduka ubuyobe. Ubuyobe nta handi buva, buryo ubuyobe biterwa n'uwakuyoboye. Uwakuyoboye iyo yayobye byanga bikunda nawe urayoba. Birumvikana. Mbese nubwo kwiga recommandation, ariko n'abashumba bafite uruhare runini kugira ngo abashumba bayoboye abantu banabwiriza bagomba kuba bafite ubumenyi buhagije. Reka tuje kuri Pastor Bigege tunagana ku musozo wo kumwijima wabaye. Hari ikibazo wenda tutasoje ntababajije, ni kimwe naco mubizana impaka mu matorero kandi bikagaruka ku bashumba. Ni ikibazo kijanye na desordre zigaragara mu matorero y'abanyamurenge. Mu busanzwe mu bihugu by'ibiyaga bigari ahantu henshi yagize ubutumwa bwagerejwe n'abakozi b'Imana bakomoka imurenge. Abantu benshi rero iyo babona ama desordre nanone bigaragaza inshusho mbi, aho usanga mu ikanisa hari mu gukorerwa ibintu bimwe biteza impaka by'umwihariko, navuga nk'igisirimba. Kuri none baravuga ati ni gute abantu bakenyera mu ikanisa,
abantu bagashinga amaheneka mu ikanisa, abantu bagakora ibintu rwose bigaragara nkaho ari amarangamutima, abashumba barebera bakabihorera. Mwabivugaho iki nk'abashumba kandi nanone bize by'umwihariko barangije Bibiliya? Urakoze kuri icyo kibazo. Mu by'ukuri kuko wari ubivuze, nuko akenshi ahari tudukunze kugenda tureba mu yandi matorero y'abandi tudahuje imico, ahari ngo tumenye andi madezordre mugani waho hayo yitaho cyangwa se andi makosa bagenda bakora mu makanisa yabo. Ariko ni nko kujya ko mu muryango, buryo ushobora kugira mu muryango ukagira abana babasha kwitwara neza mu muryango, icyo kimwe no mu itorero. Ariko ikigomba gukorwa n'iki? Ni ukwigisha. Uvuzanye mu ijambo ryitwa ngo igisirimba. Ntabwo igisirimba aricyo kizana desordre buriya mu itorero, ahubwo ikizana desordre mu itorero ni imitekerereze y'umuntu yonyine imubwira ngo nakora igikorwa runaka kitajanye n'umwuka w'Imana. Naho ubundi hari abatambira Imana mu kuri no mu mwuka kandi bazi icyo baba bakora. Icyo bita igisirimba buriya ni ibintu bija gusohoka inyuma ariko byahereye indani. Ubundi kuramya Imana no kuyihimbaza ni ibintu bibera iriya mu mwuka indani. Naho icyo kigaragaza hano inyuma ni uguhimbaza, ni ukubi expressinga, ni ukubisohora hanze, ahari wenda nkabikora mu buryo ahari abantu bakabibona bagatangara, uri mu mubiri ntabashe kubibona kuko nuzuye umwuka w'Imana. Naho ubundi iriya desordre izamarwa n'iki? Ni ukwigisha uburyo ki itorero rirerwa. Hari amasomo menshi tuzatugera tuvuga, ariko dufite amasomo twagiye twiga yitwa ngo ni itorero n'uburyo ki rirera abayoboke baryo. Kiraho kuri iryo jambo mu by'ukuri ntekereza ko nta wangi igisirimba, buri muntu ngira n'umupagani aragikunda, kuko iyo ugitegereye cyane mu muco wacu ni ikintu n'umwana uhawe kuri agenda ategera kandi ni byiza. Ariko nyine bagaruka kuri izo desordre, waruvuze ko bakeneye kwigishwa. Ababigisha ndetse n'impaka n'intambara ziri mu matorero, usanga umupasiteri utabyumva ushaka guheza barya babikora umurongo, bamufata nk'umunebwe, nk'umunyamubiri, ndetse bamwe bakabita ko ari abanyabihuru nk'uko bagenda bakoresha izo terume. Bizagenda gute mu gihe abantu badashaka kuregwa ngo bumve babashumba babashumbye, ugasanga habaye guhangana hagati yabo? Wamaze gutanga igisubizo. Umunyamubiri ntazabashobora, ariko uzaba uhagaze ku kuri kw'ijambo ry'Imana azabacaha kandi bazumva. Utazumva rero azaba yananije iryatorero kuri gahunda ngenderwaho y'ijambo ry'Imana. Niba ijambo ry'Imana ritwemerera gukora n'ubwenge, icyo nicyo kibazo wari wabajije. Mbese itorero riyoborwa n'umwuka cyangwa riyoborwa n'ubwenge? Twagusubije turakubwira ngo itorero riyoborwa nabyo byombi, nta kimwe kigomba kubaho kidafite ikindi. Niyo mpamvu rero itorero ntabwo ari ya nyubako, n'aba bakristo bwabo ni itorero, bagomba kuyoborwa n'umwuka kandi bafite n'ubwenge. Niba Pawulo yarababwira ngo ndasengesha umwuka ariko kandi sengesha ubwenge, ni ukuvuga ko ni ibintu bibiri bitajya bitandukana. Umuntu wifata agakora ibidakagomba gukora, aha yakoreshwa n'umubiri karigana abanyamwuka. Biriya niko twobyita ngo n'ibyiganano, abahaye yigana ni fotokopi, abahaye akora ikintu kitari ikiwe. Numva mu by'ukuri icyo kintu ariko ukuntu kivugaho kubijyanye n'uburyo bwo kurera, kandi umubyeyi tazarambirwa, tazafata wa muntu ngo namara mubwire ngo sohoka mvira mu ikanisa. Tuzamugwaruzi neza, tugerageze tumwigisha ibishoboka byose, takinanira Imana. Burije umwijima wabaye, reka dusoze ikiganiro. Etienne afite ibibazo, ariko reka tubasabe muzadushakira umwanya wenda. Ariko yarako nari buvugeho gatoya kuri bya bibazo mwari mubashijeho mbere gatoya kajyanye n'amategeko n'ubuntu. Ibi ni ibintu tuzatwigiye kinini cyane, ntabwo ari ikintu twakwamamuzana ngo byose rusange hafi teoloji yose twize mu myaka 2 ngo tuyivuge mu minota cyangwa se mu isaha imwe. Ariko kijyanye n'amategeko n'ubuntu bw'Imana, ibyo ni ibintu bibiri bitagira n'ihuriro, ni ibintu bihabanye, niko n'ijambo ry'Imana ribitubwira. Titwogereranya ibintu bitagererana. Amategeko ni amategeko ya Mose, uwaje kuyasohoza ni Kristo. Ni ukuvuga ko Kristo wamaze kumwizera, uri muri Kristo. Ni ukuvuga ko ijambo ry'Imana tuvuga ngo ubugingo bwacu bwamaze guhishanwa na Kristo mu Mana. Aho niho twibera, ariko ni umwuka.
uwo ni umwuka wacu wizera imana, naho niho uba, aho niho wibera, uri mu mutekano wawo wundi. Niyo mpamvu kavuga ngo ni eternal security, ni wa mutekano w'iteka. Hanyuma ngarutse kuri cya jambo bari kuvuga ngo ni ubuhe butumwa twotanga ku buntu bw'Imana. Ubuntu bw'Imana nibwo bwadukijije, ubuntu bw'Imana ni nabwo buzanatugeza no mu ijuru. Uwogera wenda ngo hari ngo aratekereza ikindi kintu kindi kitari ubuntu bw'Imana, kitari ubuntu bw'Imana, ntashobora kugera mu bwami bw'Imana. Tuzaja mu ijuru kubw'ubuntu bw'Imana, twakijijwe ibyaha byacu kubw'ubuntu bw'Imana. Ni ukuvuga yuko byose bikubiye muri Kristo Yesu. Nivuga ubuntu bw'Imana mu ntahure ko ari Kristo Yesu. Rero ubugingo bwacu bugomba kwizera Yesu Kristo, icyongeyeho Yesu Kristo akatwigisha uburyo ki tugomba kuba mu mibereho yejejwe. Wow, ndumva dusoreje ahantu heza cyane, kandi umwanya nuboneka noneho tuzasaba Reverend Duda dutize ikanisa, hari umwanya tubanze tunasenge noneho kugira ngo abantu baze kumva ijambo ry'Imana neza, ko ndumva ubu ni ubutumwa ni nkuko wabwiriza mu ikanisa mu by'ukuri, kuko abantu bakeneye kwiga no kumenya ukuri. Reka tubashimire, mwakoze cyane kuduha umwanya. Nshimire mugenzi wanje Etienne twabanye, munamwe badukurikiye. Comment zanyu zirakenewe, aba Nabashumba ndetse n'abandi mwifuza mudutegereye muri ahatandukanye. Message ijanye n'iyobokamana muzatwandikire kugira ngo tubahe umwanya tuganire, abantu bave mu bujiji nkuko Reverend Dudu yabivuze, bamenye ukuri ku ijambo ry'Imana, bareke gukomeza kugendera mu buyobe. Mwakoze, na Bonfils Gapangwa Muhumure, mugira amahoro y'Imana, turi kumwe naho butaha. Murakoze cyane.